Suje kandi mbaye ikaze kuri Rwanda Update Info, amaro y'Imana akomeze kubana namwe bitewe n'ibice by'isi mugenda mutwumvira cyangwa se muherereyemo. Nk'ibisanzwe twari tugarutse n'amakuru bari kugenda avugwa hano mu bitangazamakuru by'umwihariko muri Afurika, ariko none mu nyemerere twibanda hano mu Rwanda iwacu. Mu by'ukuri ngira ngo mumaje kubona ko hashize amezi menshi cyane, amezi agira nko muri 6 insengero bazifunze, ndetse nanababwira yuko hari inama yari yahuje abaminisitiri hano mu Rwanda mu by'ukuri bari kwiga ku icyo kibazo cy'insengero yuko bishobora kuba zafungurwa cyangwa se zinafungurwe. Ariko nanone muraza gusobanukirwamo byinshi muri video kugira ngo ubashe gusobanukirwamo byinshi muri video. Wowe cyo ngusaba urabana natwe kuva iyi video itangiye kugera irangiye kugira ngo ubashe gusobanukirwamo byinshi nimba insengero bazazifungwa cyangwa se batazongera kuzifungura. Ndagira ngo umunyemerero nk'uko nari kubikomozaho ku bijyanye n'insengero, hari inama y'abaminisitiri yari yateranye mu by'ukuri yiga kuri kino kibazo cy'insengero ko zishobora kuba zafungurwa cyangwa se zinafungurwe. Mu by'ukuri rero ni inama yari yahuje abaminisitiri, ngira ngo mumaje kumenyera ko insengero bazifunze amezi menshi cyane ashize. Kuri ubu nta nsengero bafunze, nta rusengero n'umwe rurafungurwa, ndetse byagiye binagaragara ko ari insengero nyine bagiye bafunga zitujuje ibisabwa, ndetse kugira ngo zibashe kuba zanakitwa n'isengero barazifunga bitewe nuko zitujuje ibisabwa. Ariko byagiye bigaragara ko hari bamwe bagendaga bafungura insengero bagamije nyine gukora ibikorwa byabo mu nyungu zabo, cyangwa se bagafungura insengero kugira ngo bajye babasha kubona profit ku baturage cyangwa se ku banyarwanda by'umwihariko. Leta rero ibonye icyo kibazo kiri kugenda gifata intera, ifata gahunda yo kuba yagenda igabanya insengero mu Rwanda, ikagenda igabanya insengero, ndetse kuri ubu ngubu bafunze insengero nyinshi cyane mu Rwanda. Abantu byagiye binabatera nubwo bavuga ati ngo ese buriya isi imperuka yabigiye nko kuba, bitewe nuko insengero nyine babagombye bagenda bazifunga, abantu bagenda basenyamo bagenda kuramya Imana. Ariko leta yararebye nyine ibona ko izi nsengero mu by'ukuri nubwo zihari ariko bwinshi cyane, ariko zimwe zitujuje ibyangombwa cyangwa se zimwe zidakurikiza nyine amahame y'Imana nk'uko nyine amahame y'Imana abitegeka. Ariko ugasanga we afungura urusengero bitewe nuko ashaka abaturage kugira ngo ajya nabona profit yuko yajya abona nawe amatura akaba yanakoresha muri activities ziba zigiye zitandukanye. Ibyo rero leta yagiye irebaho ibona ko kuko ari ikibazo gikomeye cyane kandi gihangayikishije, by'umwihariko leta ifata ingamba yo kuba yafunga zino nsengero. Ndetse nanavuga ko izi nsengero zitazanafungurwa bitewe nuko ntabwo zujuje ibyo bintu bisabwa, kandi nubwo zanabyuzuza n'ibyo bintu bisabwa. Bigaragara ko hari insengero zimwe na zimwe z'aba businessman bagiye bakorera bashaka gukora business ku bantu kugira ngo babajye bababonamo amafaranga. Navuga ko izo nsengero rero bafunze mu by'ukuri ukabona ko bazigiye bazifunga binakwiye cyane cyane. Rero leta yavuze ko zitazanafungurwa igihe runaka, cyangwa se uko byagenda kose izo nsengero zitazafungurwa, ahubwo ko nibikomeza gutya ahubwo n'izindi zisigaye bazagenda bagabanyamo. Ugasanga mu karere cyangwa se buri karere bari kugenda basigamo insengero enye cyangwa 5 kugira ngo ibintu bye bibasha kugenda neza. Nubwo nyine bamwe mu baturage batagenda nyine bumva ko ari imperuka byanga byakunda bitewe nuko urusengero ngo ahantu umurimo w'Imana ukorerwa ntago ugomba gufungwa cyane. Ko rero leta ikomeza igena ashishikariza abantu, cyangwa se leta y'u ikomeza kugira ishishikariza abantu ko umuntu iteka ryose Imana yatumye ntago ari ngombwa ngo Imana ikubonekere ngo igutume mu wundi muntu nawe Imana ngo yagutumikira. Ari no mpamvu rero bigaragara ko nyine mu by'ukuri insengero zimwe na zimwe bagiye bazifunga, kandi binagaragara ko zitanateze no kuba zakongera no kuba zanafungurwa mu by'ukuri zigakora abantu bakaba banabasha kongera kuba banazisengeramo. Kandi ikindi nanone nababwira nuko abapasiteri bamwe na bamwe bari baragiye bafungura zino nsengero igihe bumvaga ko insengero bagiye kuzifunga. Bamwe na bamwe bagize ubwoba ndetse baranapapa cyane cyane. Bigaragara ko nyine mu by'ukuri bamwe bagendaga babikora mu buryo bwa business kugira ngo babashe kuba babona amaramuko ndetse n'amafaranga, niko byagiye bigaragara. Ariko nanone nababwira ko izi nsengero nubwo zasigaye izindi zisigaye, ariko zifite nazo condition zigomba kugenderaho kugira ngo nazo zikomeze kuba zakora mu by'ukuri. Nababwira ko kuri ubu ngubu bimwe mu bintu byinshi cyane byagiye bihinduka mu nsengero. Murabizi cyane mu muziko kuri ubu ngubu rero umuperezida wa korali cyangwa se pasiteri n'abandi bantu nyine bagiye batandukanye bafite inshingano mu nsengero. Kuri ubu ngubu murabizi mu myaka yashize ntago uwari we wese wabaga ufite umuhamagaro cyangwa se amavuta y'Imana yo kuba yaba pasiteri cyangwa se akaba yaba umwarimu n'umushumba. Kuri ubu ngubu rero yashoboraga kuba yabiba bitewe nuko afitemo umuhamagaro n'impano. Ariko kuri ubu ngubu nuko ibintu byose byagiye bihinduka, umupasiteri, umushumba cyangwa se n'umuyobozi wa korali mu by'ukuri na dirija, navuga ko n'abadirija bose kuri ubu ngubu bivugwa yuko bazajya abari bantu bize mu by'ukuri bazi icyo gukora ku bijyanye no kuba bashobora kuvuga speech nk'igihe babasuwe cyangwa se basuwe n'abandi bantu bo hanze mu rusengero. Ukaba ari wa muperezida cyangwa se wa mudirija wa mupasiteri uzi kuvuga icyongereza neza ku buryo yaganira n'abashyitsi baba baturutse hanze y'igihugu. Ubona ko mu by'ukuri leta yagiye ishiramo imbaraga cyane kugira ngo bino bintu bibashe kuba byakorwa kandi bibashe kuba byagenda neza, kugira ngo zino nsengero zose zibashe kuba izi zose zisigaye nyine zitarafungwa, iyi gahunda ibashe kuba yazigeraho neza cyane. Ariko nanone leta ikabagomeza igenda ishishikariza buri munyarwanda wese ko nta mwana uri munsi y'imyaka 8, kwa kujya bisanzwe bimenyereye ko abana ngo ari munsi y'imyaka 8, umwana w'imyaka 5 cyangwa 12 ugasanga umwana akurira mu rusengero aba muri korali. Ibyo ngibyo mu by'ukuri leta ivuga ko nabyo bitemewe. Mu by'ukuri abana bagomba kuzajya muri korali bafite nk'imyaka byose 15 cyangwa bamaje nko kwiga
amashuri yabo kugira ngo bibashe kuba byabafasha. Ndetse binavugwa yuko ngo muri iyi gahunda y'insengero ibyo guhanura mu rusengero, ngira ngo murabizi nabyo byari bimaze igihe barabikuyeho ko nta muntu wari wemerewe kuba yagenda imbere ngo abashe kuba yakuzwa nk'uko byari bisanzwe byitezwe, cyangwa se mbere nk'uko byari bisanzwe bimeze ko umuntu ashobora kujya mu mwuka akaba yabasha guhanurira abantu bari mu rusengero. Ariko kuri ubu ngubu rero nuko ibintu biri bigenda bihinduka bifata intera, nta muntu wemerewe guhanura imbere ajye mu mwuka yuzuzwe. Ni nayo mpamvu abantu bahera bavuga ko insengero mu by'ukuri, cyangwa se kugeza kuri ubu ngubu ushobora kubona ko ari nk'imperuka mu by'ukuri iri kugenda iba, cyangwa se igenda isatira abantu bitewe n'uko insengero zari kugenda zifungwa, kandi ari naho umurimo w'Imana ugenda ukorerwa. Nubwo bamwe mu baturage bagenda bagaragaza ko insengero zitagakwiye kuba zafungwa, ariko nyamara leta ibona koko izo nsengero zikwiye kuba zafungwa bitewe n'ibikorwa zigenda zikora, nubwo abaturage bamwe na bamwe batagenda babibona. Gusa kuri ubu ngubu rero nuko insengero mu bigenda bigaragara, cyangwa se mu nama igenda zikorwa z'abaminisitiri cyangwa se n'abaperezida bagiye batandukanye hano mu Rwanda, nuko bigaragara ko rero izi nsengero mu by'ukuri zishobora kuba zitazanafungurwa burundu, kandi zikazafungwa ntizizongere no gufungurwa, kugira ngo bibashe kuba byakorohereza nyine leta mu by'ukuri mu kuba yakurikirana iyi gahunda neza y'insengero. Nubwo abaturage bamwe na bamwe nyine bigaragara ko bashobora kuba bava kure bagenda gusengera ahandi bitewe nuko insengero bamaze kuba bazifunga, bikagaragara yuko ari imbogamizi nyine ku baturarwanda, cyangwa se ku baturage bamwe na bamwe bagenda gusengera nk'ahantu kure, ugasanga bisigaye biba ngombwa ko batajya gusenga bitewe n'uko insengero bazishize kure, cyangwa se zitakibegereye. Abaturage bakomeza rero basaba leta ko babafungura mu by'ukuri ngo zino nsengero, kugira ngo bakomeze kuba bajya bazisengeramo bitabasabye kuba bagenda gusengera ahantu kure, kuko bigaragara ko bagenda bagorwa no kuba bakora urugendo rurerure mu by'ukuri bagiye ngo kuba basenga. Ariko nanone munyemerere ko dukomeza n'andi makuru ari kugenda agaruka hano mu Rwanda iwacu, cyangwa se muri iyi nama yari yabaye ihuje abaminisitiri mu by'ukuri biga kuri kino kibazo cy'insengero. Ndagusabye niba uri kurwa n'ubwa mbere ugeze kuri iyi channel yacu ya Rwanda Update Info, kanda subscribe ndetse ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nk'angaya ajye abasha kukugereraho ku gihe nk'uko musanzwe mubimenyereye. By'umwihariko unakanda like ndetse unetere comment kuri iyi video, kugira ngo abantu benshi n'ibitekerezo byanyu mu by'ukuri biba bikenewe ku bwinshi cyane. Ariko nanone mu by'ukuri leta ikomeza kugenda ikangurira buri munyarwanda wese, cyangwa se abanyarwanda bose aho bava bakagera, kuba maso cyangwa se kwitondera abatekamitwe mu by'ukuri baza babagaragariza ko Imana mu by'ukuri ngo yabatumyeho, kuko byagiye bigaragara ko hari abantu bagenda guteka imitwe mu by'ukuri babeshya abantu bavuga ko Imana ngo yagiye ibatumaho. Inakomeza gushishikariza rero abanyarwanda bose ko aba bantu bagenda bafungura insengero za hato na hato, cyangwa se insengero zitemewe, ko bajya bagenda babitonda, cyangwa se mu gihe ugiye gucuzinga ahantu waza ujya gusengera mu by'ukuri ukabanza ukitonda neza, ukitwararika kugira ngo ibintu byawe bijye bibasha kugenda neza mu by'ukuri, utazasanga watanze umusanzu mugira ngo bubake ngo iyo nzu mu by'ukuri rusengero, cyangwa se no kuba bagura n'ibindi bikoresho bisanzwe, ariko ugasanga bafunze izo nsengero, kandi mu by'ukuri warajyanye amafaranga yawe menshi kugira ngo ibintu bye bibasha kugenda neza. Rero ariko leta ikomeza kugenda ishishikariza, inafita n'ingamba mu by'ukuri kwiyo gahunda yuko insengero ngo zitazafungurwa, kandi insengero bafunze zitemerewe kuba zafungurwa, ahubwo n'izindi zishobora kuba zanafungwa bitewe n'uko zishobora kugenda nazo ziba nyinshi, cyangwa bitewe n'uko zitazajya zigenda zuruja ibisabwa bitewe na vision tuzaba turi kugenda tujyamo, cyangwa se icyerekezo u Rwanda ruzaba ruri kugenda rujyamo bitewe n'insengero zizaba zikenewe mu gihugu, cyangwa se mu karere. Ugasanga harimo insengero enye kuri 5 cyangwa 6 kugira ngo zijye zibasha kuba arizo nsengero mu by'ukuri abantu bajya ngo banasengeramo. Ndabashimiye mwe twabanye kuva iyi video itangiye kugira irangiye, muri abantu b'agaciro cyane. Ariko niba iyi video wayikunze, kora like, utere comment ndetse unasharinga iyi video ku nshuti zawe, kugira ngo nabashe kumenya aya makuru meza cyane leta yabagiye itangaza by'umwihariko, ndetse ujye unabasha no kumenya inama ibintu byagiye biva mu nama y'abaminisitiri abantu bagiye baterana. Ndagushimiye cyane. Ariko niba muri kubona n'ubwa mbere ugeze kuri channel yacu ya Rwanda Update Info, kanda subscribe, fungura inzogera kugira ngo video zenze zibasha kukugereraho. Iri ryo itangazo rya leta y'u Rwanda mu by'ukuri ku bantu bajya bashidikanya bibaza niba insengero bazongera bakazifungura, cyangwa se bazongera kwisanzura ku bijyanye no kuba bajya basengera hafi, cyangwa se mu nsengero bakajya bongera kwisanzura nk'uko byari bisanzwe bimeze. Nababwira ko mu by'ukuri rero bigikomeje kugorana, kandi bitarabonerwa igisubizo n'umuti wabyo. Ndabashimiye cyane rero, aha ni kuri Rwanda Update Info.